rero tujya gusengera umuntu yararwaye abadayimoni ariko nibwo bwa mbere nari mpuye n'umuntu ufite abazimu ba karite niko navuga bamwe benye wapana bimwe byo kubeshya tumwe tw'amafuti abazi kiruhura muri ADPR barabizi ko twajya dusenyera abantu barwaye abadayimoni cyane ariko umunsi umwe batuzanira umuntu w'umudayimoni icyo gihe nako Pritor ufite abadayimoni yanadutwikiye inzu umunyeshuri yigeze afatwa n'abadayimoni tujya kumusengera nyine kwagira agashaperi komite nyine yayiyoboye tugezeyo dayimoni zira wajya kumukoraho ngura gusenga puti vibere n'ubuhezi bwawe wakigorye ntunkore urumva timusenge we ntibabikubwiye ahubwo ninjye wasigayemo ngenyine ntawe wivuga amaba meza hari oya none se kuko wagira kuri kucicu ngewe barabasohoye bose nuko yavuze ngo utarabikora nta mubanzi buye erega guheta byo kera mu kirokore hano igihe twihanaga ibyo tutazi burya hari igihe nibuka utuntu ko barokore kwati Imana wajya gusenga ati Imana babarira ubuhehe si mu by'ukuri ugasanga ni n'ikintu udafitiye formule uvuga ngo wakoze iki ahubwo ukihana kubera ubwoba cyangwa Imana babarire ngo amarare Imana babarire kwibaza kuri ejo hanjye hazaza ngaho unyumvira vure mw'icyo cyaha koko nase ubundi wese niki jo wese niki no guheheta nyine turi kugendana rero ntago ukwiye kwemera ko ubuzima ubayemo ariko Imana yabishaka ahubwo menya aho byarengeye kuko aho birengeye niho bigira bite birengurirwa yes icyambere wigomeke kuri satani wigomeke ku bure twagize gute yagushyizeho uzikuraho uburetwa nugoma Inshuti bakunzi ba Iyobokamana TV turabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo ni kwa kundi tumenyere ko tugira gutya tukazana abantu batandukanye maze tukabasha kuganira nabo murabona ko twicaranye rero n'umukozi w'Imana ntabwo ari mushyashya ku Iyobokamana TV kuko asanzwe ari umufatanya bikorwa mwiza wivuga butumwa dukora mu nyemerere mu mfashe tumuhe ikaze tumusuhuza ati mwiriwe neza kandi mwaramutse neza ubwo harabareba ikiganiro babyutse nibo bamwaramutse bamwiriwe n'abakirebye nimugoroba kuko tuba turi ahantu hatandukanye kuri zone nyine idetermina igihe tuba dutandukanye mukomere cyane turi ku mubumbe kandi urikaraga hamwe burira handi bugacya yes mumeze neza ndaho ndashima Yesu ariko wenda reka tuvuze ku by'umubumbe mbere yuko twibwira ubundi kubera iki bavuga ku isi yikaraga ariko ntitubone tugenda nabyo n'ubugenge bw'Imana buri yagira ngo n'ubugenge ariko ubwo twaba tugiye kuvuga ibya rotation na revolution ariko n'uburyo isi yikaraga ariko biragoye ikintu kiri ku muvuduko mukeya kubona kiri kwikaraga ariko kiragenda nyine kirikaraga irikaraga ibyaye byose hagati y'isi n'izuba hari ikizenguruka ikindi birumvikana ariko tugiye mu bumenyi twize bavuga ko isi yikaraga nta bushakashatsi rero nakoze bubivuguruza ubwo irikaraga nyine no kwikaraga kuko byerekana nyine nuko kugenda guhindagurika kw'ibihe n'amasaha agenda adahuza okay ngira ngo birumvikana muratangira mwibwira abantu badukurikiye kugira bamenye ngo tugiye kubana nande muri kino kiganiro ngira ngo izina rirahagije ni Habimana Francois nuwo bagiye kubana nawe okay yes mwabyumvishe uko dusuhuje Pastor Habimana Francois niko dusuhuje abantu bose bakurikiye kino kiganiro baherereye mu ntara y'amajyepfo n'amajyaruguru iburengerazuba ndetse n'uburasirazuba no mu mujyi wa Kigali no mu turere nyine tuba dutandukanye kandi niko twose tugenda turutana kugira umubare mwinshi w'abandura coronavirus niyo mpamvu dukwiye kuyirinda rwose nicyo kintu cya mbere wenda nabashishikariza kugira ngo dukomeze nyine roho nziza ziture mu mubiri muzima muri diaspora namwe simbibagiwe ndabasuhuje
muri Amerika, muri Canada, Australia, muri Europe ndetse no muri Aziya. Ngira ngo naho ngaho n'ahandi naba nibagiwe. Hari abajya batubwira ngo abo kuturwa ko mutajya mudusuhuza ariko utwo turwa natwo turi mw'iyo migabane mwiza. Yes. Pastor, mumeze neza? Ya nyine nk'uko bivuze turimo turasenga twirukana corona. Icya kabiri maze iminsi nsenga nisengera ubwanjye. Cya gatatu maze iminsi nsengera akarere k'ibiyaga bigari, ni ukuvuga u Rwanda, u Burundi, Tanzania, Kenya, Uganda na Congo. Numvaga umwuka w'Imana bintegeka muri nge gufata icyo gihe cyo kwasengera ngo bwiza bw'Imana bukomeze kuharabagirana kandi Uwiteka hatwikirize amaraso by'umwihariko Kenya na Bugande n'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'ibyo bihugu bindi nyine nakubwiye. Nta kintu Imana siri kuwavugaho. Urashaka kundondogoza icyo nkubwiye nuko nabwiwe kuhasengera. Okay, ibindi biracyari ibanga. Ubwira ngo irabyubitse irabyuye se. Ni byabizu. Ikaje ubushize twari ikiganiro twakoranye noneho ubwo kugira ngo abari kureba kino batarebye icyo Pst Francois tubwira ukuntu ngo yari ari kumwe n'abantu banyura mu nzu kuri ziriya nzu z'Inyarutarama none umuntu ati ibi ni ibikredi. Nawe ati nawe uzagenda ufata ibyo bikredi uzubake. ntabwo ideni bariho ubonetse wese. Yeah. Kandi ndayambwira abantu ko tous les talents de Dieu, impano zose z'Imana, trouver leur valeur dans l'amour, uzibona agaciro mu rukundo. Ibintu byose wakora nta rukundo, wahanura udahanuranye mu rukundo, wabwiriza utabwirizanyije urukundo, iyo mpano yawe ibiri kugenda ita umwimerere itagaciro. Nukuvuga ngo impano zose z'Imana kabone niyo kwaba gukoreshwa ibitangaza, ça trouve leur valeur dans l'amour. Nukuvuga ngo bibona agaciro kabyo hehe mu rukundo. Kuko Bibiliya iravuga ngo abakoranaga urukundo nibo bazahora bagira bate bamuhimbaza. Ndetse Paulo yongera byandikira Abakorinto arababwira ngo ibyo mwavuga byose, ibyo mwakora byose, yaravuze ngo naho navuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika. Buri indimi abantu bavuga ziratandukanye. Hari abantu bavuga indimi z'abantu mu gihugu runaka, izo ngizo rwose, ariko hari n'abantu bavuga indimi za hehe z'abamarayika. Tuzagira ikiganiro cyabyo tuganira uburyo indimi nazo zitandukanye. Hari n'abavuga indimi z'umuriro. Ese wemera ko n'abadayimoni bavuga indimi? Cyane Rwose twese tujya gusengera umuntu yararwaye abadayimoni, ariko nibwo bwa mbere nari mpuye n'umuntu ufite abazimu ba karite, niko navuga, bamwe benye wapana bimwe byo kubeshya tumwe tw'amafuti. Abazi kiruhura muri ADPR barabizi ko twajya dusenyera abantu barwaye abadayimoni cyane. Ariko umunsi umwe batuzanira umuntu w'umudayimoni. Icyo gihe nako Pritor ufite abadayimoni yanadutwikiye inzu. Urumva kandi tumaze iminsi 3 dusenga, nabanaga n'abasore bitwa Adamascene Alex n'abandi n'aba John. Noneho twarimo nyine iwacu icyo gihe hari muvoma. Hari muvoma rero turu batwite abagize gute bari kugira ngo ni mu bitaro nyine. Noneho tuza kwakira umuntu twari tunaniwe, twamwakiriye ku munsi wa gatatu, tumaze iminsi 2 twakira abantu nyine batandukanye, abarwaye abadayimoni abagize bate. Uwo muntu bamuzanye twari tunaniwe, umve kuntu dayimoni ari mubi cyane, amenye igihe murimo, amenya ko munaniwe cyangwa mufite imbaraga. Twari tunaniwe mu mubiri ariko mu mwuka ntitwari tunaniwe. Noneho mu gihe tugiye kunywa amazi rero niki cyaba, twari tugiye kunywa amatada ndabyibuka, tugiye muri break, tumusiga mu rugo hamwe n'umuntu wamuzanye nyine. Sinzi ngo ukuntu yacitse umuntu wamuzanye abayinabye mu cyumba, sinzi ahantu yakuye ikibiriti, aba ageze gutya twika matera. Ayishyiraho ikibiriti, matera ifatisha inzuru yose. No twebwe aho twari turi ku muhanda tukabona abantu bari kwirukanka bagana aho dutuye, twabase habaye iki. Ndabyibuka abashinzwe umutekano nibaje kutureba abantu twari turi kunywa amata, bati wanyu ibintu byakomeye, ibintu byose byahiye.
tuza twirukanka impungenge yari irimo bwari ubwoba bw'uko ashobora kuba yahiriye mu nzu urabyumva ikibazo ukuntu cyari kuvuka ariko kuko imana yacu iyo uyikorera ko kutaryarya ntago irakurinda ifite ukuntu igenda ikurengera twarahageze dusanga we yarokotse yabashije kuvamo ndetse n'uwo muntu wari wamuzanye imana iha umugisha umusaza witwa Antoine wa Kiruhura niwe wari waradutije iyo nzu yo kubamo ni kuri ka kamatera mwabagabo muri abasore batandatu era mu gihe cy'ubukirire n'amateka ari barwariraye Yesu ariko abo basore wazabancakiye mbukambu buhamya mbo bamwe basigaye baba hari ababa hanze mu migabane itandukanye hari n'abandi baba mu bihugu bindi hari n'abandi baba hano nzagerageza basigaye erega barakize ntago ari ugukira barahuze ubuse bibutse guhigura imihigo cyane barayihiguye watarayihugura nyaboneka cyane kuko baracyara abakozi b'Imana ubabwire bawohereze kuyoboka Imana imihigo yabo eze nawe uzigaye turisha Imana se napfa inzara hano yagira amaturo bayame nibyo se muyameda yes ni Pst Habimana Francois iyo dukora iyi biganiro bakunda kuvuga ngo nari ndaho kuvuga kubwo muntu twaramusengeye urumva twari dufite n'umujinya mwinshi kw'inzu yacu itwitse urumva amavuta nayo ari mu ihembe nayo ari hehe tuyakurayo haba ikintu bita intambara ariko nari nkubwire ngo nabonye umuntu wari ufite abazimu kw'isi twavugaga indimi akavuga izindi Yesu urumva twaramusengeye akajya aguruka ibi ngibi muvuga ngo abantu ngo urwaye abadayimoni ngo uramuzirika twaramuzirikaga akagira gutya utugoze agahita ducagagura nk'ucikiza urumva umunsi umwe yaragurutse urumva arasimbuka byihorere barwarira erekane kuvuga byinshi ariko Imana ishimwe ko yakize ubu yanabaye n'umumama arubatse urugo rwose aranabyaye nishimwe rikomeye twarasenze kugeza ubwo tujya niwabo ku kibuye kugeza mbega habaho intambara ikomeye Yesu we ariko Bibiliya yavuga ngo umwe no mudayimoni umeze gutyo nta kindi kimushobora n'amasengesho oya gusa amasengesho gusa kwiyiriza ubusa no gusenga hari abantu biyiriza ubusa ariko ntibasenge n'ukwiriza ubusa no kugira ute no gusenga mwe no mudayimoni kuko hari igihe umuntu yirirwa atanariye ariko atirirwa atanagize ute atanasenze tuvuze iby'abadayimoni nibutse niga muri segonderi umunyeshuri yigeze afatwa n'abadayimoni tujya kumusengera nyine twagiraga chapelle komite nyine yayiyoboye tugezeyo dayimoni zirati wajya kumukoraho ngura gusenga puti vibere n'ubuhezi bwawe wakigorye ntunkore urumva timusenge we ntibabikubwiye ahubwo ninjye wasigayemo ngenyine ntawe wivuga amaba meza hari oya none se kuko wagira kuri kucicu ngewe barabasohoye bose nuko yavuze ngo utarabikora nta mubanzi buye erega guheta bye kera mu kirokore hano igihe twihanaga ibyo tutazi burya hari igihe nibuka utuntu kw'abarokore kabati Imana wajya gusenga ati Imana ibabarira ubuhehe si mu by'ukuri ugasanga ni n'ikintu udafitiye formule uvuga ngo wakoze iki ahubwo ukihana kubera ubwoba cyangwa Imana ibabarire ngo amarare Imana ibabarire kwibaza kuri ejo hanjye hazaza ngaho unyumvira vure mw'icyo cyaha koko none se ubundi ubuhehe si n'iki jo ubuhehe si n'iki nuguheheta nyine Kugera nk'umwarimu yatwigishaga igifaransa baramubaza ngo subiri n'icyo ati nugusubisa ese ubundi kuri wowe utekereza ko irari ari icyaha irari biterwa n'iryo ari ryo hari irari ry'ibiryo ry'ibijumba se ry'umubiri nyine nibyo nkubwira ko twihanaga ibyo tutanazi buriya nyine kuri wowe ni icyaha reka nanjye mbe umunyamakuru irari ry'umubiri ni icyaha ry'umubiri yego nageze njya kubwiriza impamvu mbikubajije njya kubwiriza ahantu nyine urumva nari umwaduperi indani kandi ni na byiza n'itorero nkunda noneho nyine ntangira kwihanisha irari umuntu umwe azamuye ukuboko arambwira icyo gihe nandi kwibwiriza urubyiruko ahantu twagiye iterane hari ukuntu kera twari tujya mu ivugabutumwa ku munsi wa mbere bakagupangira guhura n'urubyiruko wa kabiri guhura n'abubatse wa gatatu noneho umunsi wa nyuma ugahura n'igiterane cy'abantu bose
noneho nyine tugeza kuri ibyo umwana w'umukobwa azamura ikiganza ati nimumbwize ukuri irari ni icyaha. Njyewe urumva nari naraciye mu ishuri iyo umbajije ikintu ntago ngifata nk'ikintu cyoroshye umbajije ahubwo nibaza impamvu kimbajije kandi cyoroshye urumva. naramubajije nise kuki kimbajije arambwira ati bantu nsubize ndamubwira nti ça dépendre biterwa n'igihari. Arambwira ati none se ko irari bundi umubiri kuba umubiri ukora urankurikira Jo? Yego ndabumva. Umubiri wanjye wakoze ese kuba umubiri wanjye wakoze ni icyaha ni njye ubyitera nzabigire nzasaba Imana ihagarike gukora ku mubiri wanjye ikibazo. Mu by'ukuri irari reka abantu banabyumve. Paulo yabivuzeho aravuga ngo ntimukayoborwe n'irari. Ntabwo yavuze ngo ntimukagire iki irari. Abantu bajye basoma Bibiliya neza. Yaravuze ngo ntimukayoborwe n'irari ngo ritume mukora iby'imibiri yanyu yifuza. Ubwo ubushake bwo kugira ubushake bwabyo kuba umubiri wakora ukwivagatanya bitewe n'igihe ugezemo cy'uburumbuke cyangwa se ikindi gihe bitewe n'agahungu karimo gakura cyangwa se umukobwa ugeze mu gihe cyo kugira urumva ibyo cyama ovulation ibyo ntago ari icyaha. Icyaha ahubwo nuko umubiri wawe ukora warangiza ugatangira gutekereza ibintu bibi gupanga imigambi mibi. Mu by'ukuri reka nkubwize ukuri irari ubundi ntago riba handi irari riba mu mutwe. Icyo abantu bacyumva irari Imana ikwihanisha niryo mu mutwe niryo mu bitekerezo niryo gutangira gupanga ibintu runaka uburyo uzabikora urabyumva ntago ari uko umubiri wakoze. Sinzi ikintu nimba ngisobanuye neza. Irari rihindutse icyaha kuko ni intambara iri kubera mu bitekerezo. Iyi ntambara kuko nkubwire ko intambara zose zihera mu bitekerezo. Iyo watsinzwe mu bitekerezo biragoye uretse Uwiteka wenyine wagutabara kugira ngo uneshe ahandi hasigaye. Rero irari rya mbere Imana ikwihanisha ni igihe waneshejwe mu bitekerezo utangiye ahubwo gushaka gushyira mu bikorwa uko kuneshwa kw'ibyo bitekerezo. Yego. Ubundi nkubwire ko nta muntu n'umwe udaterwa ahubwo guterwa si icyaha ahubwo kunesha. Yego. Nicyo gikenewe n'ikimana ishaka kuko Bibiliya ivuga ngo murwanye Satani nawe azagira gute azabahunga ariko kudutera bwo azagira gute azadutera kuko Bibiliya ivuga ngo umuntu ari mwisi abafashe igihe muki mu ntambara. Intambara rero ntabwo ari ibigeragezo gusa dusanzwe tugize gute tuzi aho murabyumva ahubwo intambara hari n'intambara z'iki z'ibyaha. Mu ndirimbo y'abakristo ngira ngo ni 108 arya ni 108 vange ndi umukristo nzahora ndiwe. Hari igitero kivuga ngo mu ntambara ndasana n'iki n'ibyaha. N'ibyaha ubwabyo ni intambara ketiyangaje eke tudware isi ni intambara ubutangije ubundi agakiza n'iki. Ndagira ngo ibi bintu bibiri binasobanuke. Gukizwa no gukiranuka. Gukizwa ni ukwakira Yesu nk'umwami n'umukiza wawe ukijijwe nta zindi formule zindi ni ukwakira Yesu. Ariko gukiranuka c'est la guerre journalière ni intambara ya buri munsi turi kugendana ni intambara ya ryari ya buri munsi. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo ucyambaye umwambaro w'iki urugamba ntashobora kwirata nkugeze gute nkutabaruye. Nicyo cyatumye umuririmbyi yuzuye umwuka avuga ngo niyambuye umubiri upfa nambaye kujya gute kudafiteka ubwo nibwo nzasezera ku bihe byiza byo kugira ute byo gusenga kuko gusenga ni imwe mu ntwaro igira gute igufasha kunesha. You cannot be a good Christian without prayers. Ntushobora kuba umukristo mwiza udasenga. Ntibibaho. Izo mbaraga waba uzikura he? Mu mateke se, mu bishyimbo se, mu bugari. Nubona muri wowe ibihe wabanagamo n'Imana bitangiye kugabanuka. Menya ko n'ubukristo bwawe bugiye kugira gute kugabanuka. Utararengaho hari ngize amahirwe. Hari ikibazo cy'umuntu ngiye gusubiza cyangwa kubaza. Ubundi abazajya mu ijuru ni abantu bakijijwe cyangwa n'abantu bakiranuka? Umva Bibiliya uko bivuga. Iravuga ngo ijuru ry'Imana rigirwamo n'iki n'intwarane kandi zirigisha mwiki imbaraga. Mu ndimi z'amahanga harimo ikintu cy'intambara yusomye iryo jambo. Donc nukuvuga ari ikintu abantu bakwiye kwitiranya ngira ngo
izo nyigisho zijyana n'ikintu abantu bamwe amadini amwe atangiye kutumvikanaho cyitwa inyigisho z'ubuntu. Mu by'ukuri ubuntu ngenda bwemera, ubuntu bw'Imana. Ariko ubuntu bundi ni iki? Ubuntu bwabwo ni Kristo. Ni Kristo hehe? Muri wowe, ko niwe buntu. Twakishijwe kubw'ubuntu. Ese twakishijwe ryari? Twakishijwe gute? Igihe twakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza wacu. Nukuvuga yinjiye hehe? Muri twe twakiriye Yesu. Urumva? Yesu nimba tumwakiriye, twakiriye umwuka w'iki? W'Imana. Kuko Kristo niwe mwuka. Bibiliya ivuga ngo ni umwuka wande wa Yesu. Ubwo ndashaka kugera aho nshaka. Nuko nabihereye hasi. Yego. Ariko urambajije ngo ese abazajya mu ijuru ni abakijijwe cyangwa ni abakiranuka? Bibiliya iravuga ngo ukiranuka ayobora umukiranutsi mu nzira ze. Bibiliya ikavuga ngo ukiranuka niwe wemerwa nande? Nayo. Niwe wemerwa n'iki? N'Imana. Ari ibintu bibiri. Ubundi gukizwa ni nk'uko wiswe umwana w'Imana. Yego. Icyo tucyumvikane. Yes. Bibiliya iduha umugani w'umwana w'ikirara. Urumva? Ngo ntago bimukuyeho izina ry'uko yitwa iki? Umwana. Ngo ariko igihe kigeze asaba se umugabane we. Sinzi ikintu mvuze nimba ucyumva. Yego, ndabyumva. Arangije ngo uwo mugabane aragenda agira gute? Arawaya. Ngo ariko sinshaka kuvuga ya ntuza zose ko zagenze. Ngo ariko agera ahantu yisubiyemo. Yumva ko akwiriye kugaruka mu rugo kwande kwa se. Ngo kuko kwa se barya bakagira bate? Bagahaga, ngo ndetse bakanasigaza. Uyu mwana agarutse w'ikirara. Turi kugendana? Ngo ise mwakirana iki? Ubwuzu n'urukundo. Turi kugendana? Yes. Ubundi kubucumuye, kubukoze icyaha, ntago bigukuyeho kubiki? Umwana. Turi kugendana? Yego. Ariko kubi bitinzemo, umurikira akantu ngiye kuvuga jo. Yego. Kubi bitinzemo bigukuyeho kwitwa umwana mu rugo. Yego. Turi kugendana? Kuko hari umwana dutandukanye, hari umwana ubwo nashatse kuvuga kuko hari abantu bambwiye ngo ese amaraso ya Yesu ngo yatesha agaciro. Ndabyemera, amaraso s'amazi. Amaraso yaduhesheje iyindi nationalite. Sinzi iki kintu mubanze mu cyumva. Ariko hari amakosa nkurikira. Ndakumva. Hari amakosa ushobora gukora igihugu runaka kikakwambura ubwene gihugu. Ariko ayo makosa ni igihe biba byabaye too much. Aho bavuga ngo trop c'est trop. Nukuvuga ngo hari ahantu gera tukagendana. Imana igakorwa n'isoni zo kwitwa Imana yawe. Siko mu gitabo havuga ngo hari abantu Imana idakorwa n'isoni zo kwitwa Imana y'iki? Yabo. Hari n'abandi Imana ikorwa n'isoni zo kwitwa iki? Imana. Mu byahishuriwe Yohana aravuga ngo komeza icyo ufite kugira ngo hatagira ugutwara iki? Ikamba ryawe. Uragifite ndabyemera. Ariko wari ushaka kugira gute? Kukikunyaga. Icyo ufite ni iki? Icyo ufite ni agakiza. Icyo ufite ni ubugingo. Icyo ufite ni Kristo. Nyamara hari ushaka kukikwaka. Ndakumva cyane. Arushaka komeza icyo ufite. Ikibazo abantu b'iki gihe turashaka kugendera kuri verse imwe ya Bible. Kandi iyi Bibiliya ijambo ryuzuza irindi kugira ngo tugere ku bwuzure bw'Imana no kuri dimension Imana igira gute ishaka, urwego Imana ishaka. Turi kugendana? Yes. Kuko byose aya magambo yose ya Bibiliya araza kuzurizwa muri Kristo. Sinzi impamvu abantu bashaka gufata agace gato cyane ayandi magambo bakagira bati bakayirengagiza. Ariko Yesu yaravuze ngo uzakuraho n'inyuguti. Iyi Bibiliya mubona, iyi ngiyi dufite hano, niyo Satani cyangwa se amagambo arimo, niyo Satani yakoresheje ashuka Yesu muri Matayo 4. Yaramubwiye ngo haranditswe ngo nusimbuka abamarayika bazagira gute? Bazagusama. Kandi koko muri Zaburi biranditse. Ariko Yesu aramubwira ngo ntukagira gute? Ntukagerageze Uwiteka Imana yawe. Nicyo cyatumye umubwiriza, ndumva ari umubwiriza nimba nibuka neza, avuga ngo ijambo rivuzwe mu gihe cyaryo rimeze nk'amatunda y'izahabu ku mbehe y'iki? Y'ifeza. Ijambo rigira agaciro bitewe n'igihe rivugiwemo, bitewe n'aho rivugiwe.
icyo mvuze uracyumva Ndi kucyumva cyane. ubuntu bufite agaciro simbihakana Yes. turi kugendana Yeah. ariko byatumye Pawulo agira mu Baroma 6 avuga ku buntu kandi koko reka nkubwize ukuri twakijwe ku buntu N'ubuntu. nta kiguzi twatanze nta kintu natanga ngewe kugira ngo nakire ubuntu bw'Imana n'ubu mbona nuko kubwiriza kuri yicana n'ubuntu bwa Yesu butumye nicara hano kuko nawe era nk'Uwiteka turi kugendana n'amaraso ya Yesu azakagira gute akatweza ariko Bibiliya ikongeraho ngo ubwo buntu dukomeze dukora ibyaha kugira ngo bugire bute busage tubufate aranyera yabwira ngo ubwo buntu nshuti zanjye bene data ntago twabuherewe kugira gute kubupfusha ubusa rero urambwira ngo abazajya mu ijuru uretse ko atari nanjye ushinzwe kumenya abazajya mu ijuru urumva niko Bibiliya ivuga ngo ibyo nabo data na Yesu bamuteze uwo mutego ise wa nyina wa Yakobo na Ntuzu na Yohana aramubwira ngo nashaka ko umwe azicara iburyo undi akicara hehe ibumoso. Yesu aramubwira ati ibyo nabo data yageze gute yabigeneye nta muntu ushobora kudetermina ngo ni Francois uzajya mu ijuru nta muntu ushobora kudetermina ngo ni Joel uzajya mu ijuru ibi ni ibanga ry'Imana icyo dusabwa no gukora icyo Imana igeze gute ishaka niko umuririmbyi yavuze ngo iby'Imana ikora biradutangaza ngo nta n'uwabimenya uko biri ngo ariko icyonze cyo nuko nkwiye gukora iby'Imana igeze gute ishaka wowe icyo usabwa no gukora iby'Imana ishaka mu by'ukuri nimba umuntu Imana itamwisha yakoze n'ibyaha uramwicira iki ntimukica umuntu Imana itishe nkunda kubivuga Imana itamwisha uramwicira iki se kuki yamuhaye andi mahirwe Imana irica se uzasome Bibiliya ngo niyo yica kandi ikagira gute igakiza ishyira ikuzimu igakura ishyira ikuzimu kandi ikagira gute ngo ntizemera ko umuntu wayo ababaza ngo ariko naho yamubabaza ngo izamugirira iki Bibiliya ikavuga ngo mbese ku bushake bw'Imana ntaturuka ibibi n'iki ni byiza none se ko bavuga ko ibibi byose bituruka kwa Sekibi Satani ubwo ujyanye kukubwira ko Satani ari umukozi w'Imana Satani ni umukozi w'Imana ni igikoresho si umukozi ni igikoresho kuko umukozi arahembwa kandi we ntazahembwa ariko se buriya nta kintu na kimwe Satani yabasha gukora atabiherewe Imana itabishaka cyangwa atabiherewe uburenganzira n'Imana hari uburyo bubiri Satani Bibiliya avuga ngo nta kintu na kimwe kibaho njye Uwiteka ntagize gute ntabyemeye yego na mbere yo kugerageza Yobu yasabye uburenganzira nde Imana yego Satani nta bubasha afite bwo kugira icyo akora Imana itabyemeye ahubwo nkurikira aka kantu ari igihe Imana ikwimana wowe ukitanga ako kantu no wowe ubundi reka mbabwire ntabwo Imana iduhunga kuko twakoze ibyaha unyumve aka kantu ngiye kuvuga ubanza ukumve ntabwo iyo dukoze ibyaha Imana ntiduhunga ahubwo nitwe tuyihunga uracyumva iyo dukoze ibyaha Imana ntiduhunga ahubwo twebwe tugira gute turayihunga tuyihunga gute rero Bibiliya iravuga ngo umunyabyaha ahunga ntawe ugize gute ntawe umwirukanye ubwo rero uko tugenda dukora ibyaha niko tuba turi kugenda tuva mu cyo nakita presence of God mu bwiza bw'Imana urankurikira uku kuva mu ihema ry'Imana cyangwa se mu bwiza bw'Imana bituma ubudahangarwa bwari buturiho nk'abana b'Imana urankurikira bugenda butuvaho bigatuma amaboko ya Satani ashobora kutugaraguza agati yego Satani atubonaho uburenganzira ariko mu gihe tukiri mu budahangarwa bw'Imana nkurikira ikintu ngiye kuvuga turi kumwe ndakumva cyane mu gihe turi muri presence y'Imana turi hafi y'Imana yego Satani nta bubasha dufiteho cyane iyo wenda ubonye nk'ikintu kije kikaduka ku isi par exemple reka mbanza mbikubwire ubyumve Imana yakuye muri Satani cyakunesha isigamwe icyo wanesha Pastor iyo nk'ikintu kije kikaduka ku isi reka dufate example wenda di coronavirus iki cyorezo wenda ubu iki cyorezo ni Satani wakizanye cyangwa ni Imana
nta numwe nari na telefona urumva ariko ibyo kuvugana byenda nta numwe cyaturutseho cyatumye turutse ku bantu ariko abantu nabo baba ari abakozi bafite uwo bakorana muri umwe muri abo ariko abavuga yuko cyaturutse ku Mana babihera yuko abakozi b'Imana yaba abanyabitangaza n'abandi bananiwe kuba basenga ngo gihagarare kandi bavuga ko bakoreshwa n'Imana ibitangaza bikomeye bagiye banakoreshwa mu gukiza izindi ndwara zikomeye no kuyirusha ariko yo ikaba ntacyo bakoze bakavuga ati niko ari Imana yayizanye ku bushake ifite igishaka ariko jo abandi bari gupfira ni abandi bari gukirira ngira ngo turi mu isi ya capitalism uko aho bamwe bahomba niho abandi bungukira ibyo tubyemeranywe cyane ni formule iyo ni formule niko bimeze utise byavuye ku Mana cyangwa kuri Satani ibyo ntacyo byinshi nabivugaho nakubwiye ntibishobora kuba byaravuye no ku bantu ariko abantu nyine bakorera umwe muri abo ubundi igihe cyose umuntu atari gukorerwamo n'Imana ari gukorerwamo na Satani ariko nta gihe buriya umuntu ashobora kugira ko ari gukorerwamo n'Imana kandi ari Satani cyangwa akagira ko ari gukorera na Satani kandi ari gukorera Imana buriya ntibishobora kuba cyane rega nabo tubona ko ari abapagani hari igihe Imana bakoresha cyangwa iki none gusa Bibiliya iravuga ngo mu nzu y'inyumba habamwe ibyo gukoresha iby'umumaro hakabamo n'ibyo gukoresha iby'igisuzuguriro icyampa wowe ukurikiye iyobokamana TV gahinduka uwo gukoreshwa iby'igiciro ntukoreshwa iby'igisuzuguriro okay ngira ngo birumvikana rero ubwo bishatse kuvuga ko dusubije ko coronavirus ishobora kuba yarazanywe na Satani cyangwa n'Imana cyangwa n'abantu nicyo gisubizo ubwo wese kuki ushaka ko specific oya ntabwo nanjye mvuze ngo kuko Imana ntirambwira ko ari yo yayohereje kuko ngiye nkorera Imana Satani ntawe tujya ushobora kumenya imigambi ariko nta gahunda tujya tugirana ariko nta kimana yambwiye ariko nshobora gukoresha ubwenge nk'umuntu abantu bagenzi banjye kuko hari ibindi bashobora gukora okay ngira ngo ni ibintu byumvikana cyane ni Pst Francois turimo tugenda tuganira mba ngenda mubaza kandi cyane biragoye gusengera ikintu utazaho cyaturutse icya kabiri kiramutse cyarazanywe n'abantu ubwo abantu nibo n'ubundi bazagisubizayo kuko aho birengeye niho birengurirwa urumva kandi biragoye gukangura uwisinzirije kuko abazi nyine ko adasinziriye ariko ukajya gukomanga kandi yisinzirije ubwo rero nimba ari abantu babizanye ubwo bazanabisubizayo cyakora nibatabikora Imana iravuga ngo barabikora ikabihorera igihe kijyagera ikihagurukira ariko Pastor hari ikibazo nshaka kwikubaza kindi ubundi batubwira yuko Satani ngaboho yikuzimu ariko kandi nabwo hakaba n'irindi jambo rivuga ngo Satani yirirwa zerera mu isi ibyo bintu uko bisa n'ibikontraduizanye ijambo rivuga ko Satani azerera mu isi warisomye he Satani azerera mu isi muri Bibiliya hehe nyine ni muri Yobu ngira ngo aho yazereraga akaza no kugera imbere abana b'Imana bajya gushengerera ni kera Yesu ataramuboha ni kera mbere yo kuza kwa Yesu Kristo Yesu harya Yobu yageragejwe Yesu atarajye kuzimu uzubiye ku gicuba gusubiza ku gicuba nibyo umwana wo kwa Bishop okay icyo giza cyisubiza icyo kibazo Yesu yasize amuboheye ikuzimu ariko abantu babyumve neza Satani afite abarepresenta ku isi afite n'abadayimoni bakora abantu batandukanye abadayimoni n'abakozi ba Satani abadayimoni ni imyuka ariko sinzi twegeze tubibwiriza na Pastor Jado ko ikinyamwuka cyose gikenera umubiri kugira ngo gikorere mu isi bigaragara iyo myuka y'abadayimoni hari abantu ikoreramo iyo ugiye mwiyerekwa Daniel yagize mu bice 10 gitabo cya Daniel urumva Jo yego ubona uburyo marayika Gabriel amanuye ibisubizo ngo yahuye n'imyuka y'ahantu ho mu kirere kandi wibuka ko na Paulo nawe yabisubiyemo aravuga ngo mumenye yuko abo turwana n'abatari nyama n'amaraso ngo nabami n'abategeka bisi y'umwijima n'imyuka y'ahantu ho mu kirere
nukomeza ubwo buhanuzi bwa Daniel hari aho avuga ngo iyo myuka ifite connections cyangwa se ifite connection n'abami b'abaperesi n'iki n'abamede yarangiza hepfo akavuga marayika wamuhaga ubutumwa aravuga ngo ubusubiyeyo urumva ngo nyuma y'aba bamedi n'abaperesi ngo ahita haza umwami w'ubugereki wibuke ko ubwami bw'abamedi n'abaperesi nyuma yaho bwaje gukurikirwaho n'ubwami bw'abagereki ibi bintu mbigiyemo wenda tuzabigirira igihe cyabyo imyuka igira communication n'ibinyabuzima byo ku isi kugira ngo ibashe gukora ikagira na communication n'ubwami bwo mu isi yaba umwuka w'Imana yaba n'umwuka wande wa Satani tuzakigira ikiganiro n'ikiganiro kinini cyane gifite kirimo ibintu biri interested kandi gifite verse biblique gishyigikira. Yes, uyu munsi n'ubundi wabonye ko iki kiganiro nashatse kukigira icyo utuntu n'utundi cyangwa kubaza ibintu wenda abantu baba bagenda batekereza nubwo wenda utabisubiza ngo konvenka abantu dore ko atari nacyo ushinzwe kubabera impamvu yo guhinduka ariko ntabwo wabahindura ariko hari ibyo bagenda basobanukirwa nako kazi ko kwemeza sakanje nakumwuka wera Yesu yaravuze ntabwo yageza ntuma kwemeza abantu yantumye kubwiriza aravuga ngo uwo mwuka naza azemeza ahubwo umwuka hazemeza bise umwuka yerekeza ibyo mvuze yemeze nawe nge ntago ndi kuvuga nemeza. Okay, ngira ngo birumvikana hari abantu tujya tubona baza bakatubwira ati tuvuye ikuzimu ubundi iyo bavuze ngo bavuye ikuzimu baba bavuye he pastor wenda muri mu isi ya giteology we ahubwo kuki utakibabajije kuki utakibabajije okay abone twemeranywe ko imyuka iba ahantu hatatu hari imyuka nakubwiraga iba mu kirere nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga mu gitabo cya Daniel ndetse na Paulo arabivuze mu Befeso ababwira mutwara intwaro zose z'umwuka hari imyuka iba mu mazi igitabo cy'ibyahishuwe harabivuga havuga ibya wa mugore n'ikiyoka n'iki mu mazi n'iki ibyo ngira ngo murabizi. Hari n'imyuka rero ikorera ku butaka aho bamwe bavuga ngo ni mu marimbi ariko nabyo tuzagira umwanya wo kubiganiraho. Ngira ngo iyo umuntu avuga ngo avuye ikuzimu ntekereza ko aba avuye mu isi y'imyuka nyine y'abadayimoni. Shobora kuba avuye mu icyo kirere cy'abadayimoni cyangwa se yakuranye n'imyuka yo mu mazi y'abadayimoni cyangwa se n'imyuka yo mu marimbi. None iyo bajyayo bakaza bavuga ngo twabonye y'inganda ngo amavuta akorerwayo ngo ibiki ngo bigacururizwa ku isi ese koko ikuzimu mu by'ukuri barakora? Ntaragerayo ariko mu bumenyi mfite bwa Bible nuko uretse n'ikuzimu no mu buzima bw'umwuka w'Imana barakora. Yesu ubwo yaravuze ngo nkwiye gukora umurimo wa data hakiri ryari hakiri ku manywa ubwo umuntu akibasha kugira gute gukora. Ariko normalement imirimo ya Satani ntabwo ari iyo kuko iyo Bibiliya ivuga ntabwo ivuga ko ari inganda hata abantu batavuga ati ngiye sinzongera kurya ibintu biturutse mu nganda sinzongera kwambara imyenda yo mu nganda ngo bivuye kuzimu. Bibiliya avuga ngo icyo muzarya mugisengeye kizaba gihumanutse cyangwa muzambara dore mbahaye ubutware bwo gukandagira inzoka na scorpion muzarya ikica ntikigira icyo kigira gute kibatwara. Mu by'ukuri wenda ahubwo navuga ngo byashoboka ko kuri iyi si haba hari inganda nkurikire neza cyangwa ba nyiri inganda kuko inganda zo zirarengana ba nyiri inganda les propriétaires urumva ba nyiri inganda baba bafitanye connection n'isi y'umwijima ariko ntago wambwira ngo iyo myenda ase isinzi kuvuga ngo yagiye yabona inganda ngo zikorerwamo imyenda ntago nzi uburyo ibyo bintu biri buze kwimaterializa mu isi y'ibigaragara. C'est ça tukabigura kuko nimba tuvuza abadayimoni tuba tuvuza imyuka abantu babanze babyumve ko Satani ari umwuka ibwo abantu kandi bumve ko Imana ari umwuka nayo. Umuntu ashobora kwibaza ngo umwuka bawuboha gute ariko barawuboha ubohwa n'umwuka nanjye cyongeye kuvuga
kuko abantu bumve c'est le monde dans les sphères n'isi mu birere bibiri isi y'ibigaragara n'isi y'umwuka sinzi nimba ariwe twegeze tuganira ndanakubwira ngo l'économie n'est pas seulement des biens matériels mais aussi spirituel ntago ubutunzi ari ibitubona n'amaboko gusa ahubwo no mu bitagaragara habamwe ubutunzi iyo bavuze ngo Joel afite ubwenge bwinshi ubwo bwenge buragaragara iyo bavuze ngo Joel afite ikinyabupfura se kiragaragara ni comportement ariko ni ibintu tunze mu isi y'umwuka ariko biri bize kwigaragaza mu isi yibigira gute yibigaragara bitewe n'ibyo en action yego nukuvuga ngo n'Imana tuyibona en action mu isi y'umubiri mu isi yibigaragara tuyibona mu byo igira gute mu byikora c'est dit en action rero na Satani mu isi yibigaragara tumubona kubera imirimo agira gute akora ariko rero ntabwo ari ishati nambaye agaragarira turi kugendana ahubwo navuze ngo birashoboka ko banyirizo ngana mbibutse ko hari n'ubumenyi cyangwa se ubuhanga Satani aho abakozi ibi ariko ubwo bumenyi n'ubuhanga Satani aho abakozi ibi ayo mafaranga Satani aho abakozi ibi behind yayo nta kindi kuko nta kindi kiza n'umujura uretse kwica kwiba no gusenya nta kindi abagamije kuzagera ku rwego arwanya iby'ubwami bw'Imana cyangwa se iby'Imana cyangwa se umuntu waremwe n'Imana nimba rero uruganda rukora ibishyigikira abantu b'Imana turi kugendana yego kunyumvisha ko ari Satani wabikoze byangora mwibutse ko no mu byo ni wowe twaganiriye ahari ndababwira ngo ikibi ntikibaho ikibi gikoreshejwe neza kiba cyiza cyakoreshwa nabi kikaba kibi ibishingwe nitubishyira mu murima bizafumbira imyaka ariko nitubishyira ku buriri bizanduza uburiri umupanga nukoreshwa nabi uzatema abantu nukoreshwa neza uzatema ibyatsi n'ibiti ikibazo si imyenda turi kugendana ikibazo si inganda ahubwo nicyo bigamije ninde bakorera intego yabo niyi okay ngira ngo ni ibintu byumvikana cyane turimo tugenda tuza kwerekeza ku musozo w'iki kiganiro turimo tugira cyari gifunguye wenda reka mbaze ngo turi tubazo nka tubiri gusa urumva nibanze kuri kuzimu na so kuvuga ko mpakunda ahubwo ariko ubundi pastor ubundi ikuzimu ni hehe theologically ni mu myuka naho ni mu myuka none si yo bavuze ngo Yesu yaramanutse agikuzimu akandi agikuzimu ariko yaramanutse ntago yagiye n'umubiri yagiye ari umwuka okay kuko umubiri wari uri hehe daro tombo uri kugendana okay nkwibutse ko nitujya no mu ijuru utari uyu mubiri tuzajyana abantu babyumva Bibiliya niko bivuga uyu mubiri nambaye siwo nzambara ngeze ahubwo nzambara ubwiza bwa Yesu ngo bakundwa uko tuzasa ntikuragira gute nikurerekana ngo ariko niyerekano tuzagira gute tuzasa nawe okay ngira ngo ni ibintu byumvikana cyane wowe warukurikiye iyobokamana TV tuganira na Pst Francois uhungukiye ibintu byinshi bigiye bitandukanye kandi bisobanutse biri bugufashe mbere yuko tugana ku musozo biramutera gukora research yes mbere wenda yuko tugana ku musozo hari icyo wumva wabwira abantu dore ko nsigaye nkunda gusaba abantu ijambo ry'ihumure kavuga ati hari abantu bari kureba kino kiganiro bababaye bafite ibibazo bitandukanye bibaza aho Imana yatabaye abandi yagiye kuri bo bahangayitse abo bantu baba bakeneye ijambo ry'ihumure ry'umukozi w'Imana tugana ku musozo uratuha iryo jambo ry'ihumure utanga nimero za telefone maze udusengere tugane ku musozo w'ikiganiro ijambo ry'ihumure nabwira abantu nuko Satani yatsinzwe icya kabiri kandi Bibiliya tubwira ngo tumurwanye nawe azagira gute azaduhunga mbibutse ko Satani nubwo ari umurwanya ariko si umunesha kuko impamvu ndi kubivuga gutya bambajije cyane kubijyanye n'imyuka n'umurwanyi ariko si iki si umunesha dufite ubutware
hari icyo bita la restauration de l'autorité tuzagira umwanya wo kukiganira kugarurirwa ubutware umuntu agicumura mu busitani bwa Edeni yatakaje ubutware kuko ibyo ari gutegeka byaramutegetse Yesu agarutse burya yarazaniye umuntu ubutware niyo mpamvu yavuze ngo dore mbahaye iki ubutware banza wumve we wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza ko ufite ubutware wivuga ngo ubuzima mbayemo nuko Imana yabyemeye oya ni nko kurirana umugati Imana yaguhaye umugati igisigaye n'ukwegereza umunwa sinzi iki kintu mvuze nimba abantu bacyumva hari ibintu tutarindira ko ari Imana iza kubikora ahubwo ari twebwe dutegeka mu izina ryande rya Yesu turi kugendana mbahaye ubutware bwo kwirukana abadayimoni bwo gukora ibitangaza c'est déjà donné nukuvuga warabihawe wowe mu Kristo nkurikira wowe nshuti yanjye hagarara muri ubwo butware Satani sinzi abantu duheruka kuganira narababwiye ngo agira intwaro zigera muri zingahe ariko intwaro ya mbere ni intwaro yitwa ubwoba icyo bita terrorisme de puissance icyo bita gutera ubwoba abantu akakubibamwe icyo bita doubt in identity gushidikanya muri wowe doute sur identité kugeza ku rwego wibagirwa icyo ufite ukanibagirwa uwo uriwe muri Kristo Yesu sinzi icyo mvuze nimba kirumvikana cyane Bibiliya itubwira ngo iki turi kugendana yego Satani yateje doute sur identité Adamu na Eva gushidikanya muri kugera ubwo bibagirwa ibiti 99 Imana yabemereye abereka igiti kimwe gusa babujijwe ko ari cyo kibazo Satani rero ubuzima bwe no gushyira abantu muri confusions ariko nagira nkubwire ngo ubuzima ubayemo siko Imana yabishatse wowe ubabaye wowe urushe ahubwo hagarara mu maraso ya Yesu Kristo haleluya amen wikureho igisuzuguriro sinzi nimba ari icano twaganiye ijambo ryitwa kwiyambura igisuzuguriro hari ijambo magamba abiri Isaka yabwiye umuhungu we Esawu ubwo Yakobo yamaraga kumuriganya umugisha yamubwiye amagambo abiri yego yaramubwiye ngo umugisha wose wo nagize gute nawutanze ariko usigaranya amahirwe abiri ayambere uzikuraho uburetwa n'ugoma ni ijambo riri muri gitabo cy'itangiriro 28 nimba nibuka neza ndaza abuzabikenera yansaba reference ngo icyambere uzikuraho uburetwa n'ugoma ijambo bita kugoma bisobanura kwigomeka kugoma nukugira ibyo wanga mu buryo buri categorique byabaye appliqué gute ku isi fara uwo muvu iyo mitongero yuriya musaza ku bahungu be nibyo nshaka kuvuga uzikuraho uburetwa nugira gute n'ugoma icya kabiri uzabeshwaho n'inkota yawe inkota ubundi ni ijambo bita gukotana riva ku ijambo bita gukotana bisobanura kurwana turi kugendana rero ntago ukwiye kwemera ko ubuzima ubayemo ariko Imana yabishatse ahubwo menya aho byarengeye kuko aho birengeye niho bigira bite birengurirwa icyambere wigomeke kuri Satani wigomeke ku buretwa yagize gute yagushyizeho uzikuraho uburetwa n'ugoma hari igihe Satani aza akagushyiraho uburetwa bw'ibyaha akagushyiraho uburetwa bw'ubukene ukwiye kwigomeka kuri ubwo buretwa icya kabiri ukwiye gutwara ijambo ry'Imana nk'inkota yawe ukaryizereramo ukavuga ngo aya magambo yose avuga umugisha ari muri Bibiliya ndayakiye kandi nyize nte ndayizeye ngiye kuyakoreramo ngiye kuyagenderamo kandi nzi ko nzagera kure ugahinduka nka Yabesi ngo wavutse agasanga iwabona ibibazo mu ngoma za mbere bice 4 murongo uhereye ku 8 ku 9 ukamanuka ku 10 Bibiliya iravuga ngo yavamwise na Yabesi kuko ari umunyamibabaro ngo ni wabo ubwo buzima nibwo babagamo bw'imibabaro anje avuga ati ngiye sinabyemera asaba Imana ibintu bine avuga ngo icyamukampa umugisha kandi hirya kumpa umugisha ukanyagurira imbaho icya gatatu ukuboko kwawe kwiza kukabana nanjye icya kane ukandinda ibyago ntibimbabaza siko hari imiryango ihora mu ibyago gusa Bibiliya ivuga iki iravuga ngo nuko Imana iha Yabesi ibyo yayisabye bisobanura ngo niwicara gusa ngo bizikora ntago bizikora bigusaba guhaguruka uzikuraho uburetwa n'ugoma icya kabiri uzabeshwaho n'inkota haguruka urwane haguruka ukotane gira ibintu wanga ku buzima bwawe fata igihe cyo gusenga iririra Imana atakira Imana Bibiliya iravuga ngo Abisiraheli barangije barasenga baravuga ngo turambiwe iki igisuzuguriro dusuzugurwa n'iki
n'abanyamahanga. Mu gihe ibintu utarabirambirwa nabyo ntibizakurambira. Mu gihe ibintu utarabirambirwa nabyo ntibizakurambirwa. Yego. Nurambirwa ibintu nabyo bizakurambirwa. Imana ibaha umugisha. Ndumva ari ryo jambo nabahumurizaga ndababwira ngo nubwo muri mwe haba hari abariganijwe nka Yakobo, haracyari amahirwe ya kabiri. Igihe cyose Imana igitanga second chance. Nubwo wari uri mu ntege nkeya, wari waraguye, waravuye mu by'Imana, ariko haracyari amahirwe ya kabiri. Amen. Bibiliya iravuga ngo nimungarukira nanjye nzagera nzabagarukira. Imana ishimwe. Reka dusenge. Nimero ya telefone banayikubaza, ariko wenda reka nyitange, uteranya 250 788 35 38 ufite ibibazo wambaza inbox wanyandikira, cyangwa se ushaka ko tuvugana ari ushobora kumpamagara usanga simboneka bitewe nuko muri iyi si nyine tuba turi gushakisha guhiga. Okay. Hari n'umuntu ugushaka atahita kubona ugasanga tewe nturi umukozi w'Imana. Kandi nabwo turetse ibindi dushakiramo ubuzima bwa buri munsi, nabonye abantu bakomeye ku maturo. Niyakunda gukurura induru hano kuri social media. Amaturo kazi. Iyo point tuzayivugaho kwayo. Mbabwire hari iki ijambo ry'Imana ribivugaho. Mu by'ukuri udukomeye urusyo tugakoma n'ingasire. Baba abakozi b'Imana harabitwaramo nabi, ariko hari n'abakristo nabo bakunda kubaho ari abanebwe, ari parasite gusa. Imana idufashe. Reka dusenge. Amen. Mwami Yesu, ndagushimiye ku bw'ibibazo washyize muri Joel kumbaza, ibyo ntabashije gusobanura neza. Mwuka wera w'Imana asura abantu kandi arushaho kubisobanura. Mu izina rya Yesu Kristo, abantu bose bari mu bubata bw'umwijima, bari batsikamiwe n'imbaraga zose za Satani, tuzikubitishije umusaraba wa Kristo Yesu. Ngaho ushyigikira abantu bawe kandi ubahe icyerekezo gishya, uduhe kujujuka. Ni mu izina rya Yesu Kristo mbyambaje. Amen. Tukiri aho nkiri gusenga, ariko abantu bambwiye ngo ariko buriya kuvuga gahoro kujya wirukana abadayimoni bakagera. Banza abantu batarasobanukirwa isi y'umwuka. Banza bazi ko ibintu bikorwa nuko akubise. Hari umunsi umwe negeze mbwiriza nyine arica numeruka kubwiriza aho nyine numva nyine ari izindi mbaraga. Uri hejuru. Ntabwo ati shati wari mu mavuta we, nkaho amavuta agaragara kuko umuntu yasakuje cyane cyangwa yakubise imigeri hasi. Ese ntaho bihuriye buriya? Ntaho bihuriye na gatoya. Reka nkubwire, twe tujya gusengera umuntu, hari havuye abahanuzi bagera nko mu 10. Basakuje karitse yahindutse induru. Ipepo ntiyagenda. Urumva? Bahondaguye umuntu Bibiliya ntiyagenda. None turaza nje nundi musore nundi mugabo witwa Selemani. Ndakubwiza ukuri nta n'amagambo menshi yavuzwe, ariko ngira ngo byahuye n'igihe cy'Imana ashaka kwiyubahisha. Imana irabikora. Ni nk'umugore umwe wegeze azi wanjye nyine yari yaratwisinda tinda kubyara igera mu mezi 12. None ndaza nayo ninaniro nari maze iminsi mu murimo w'Imana mvuye mu cyaro. Arambwira ati bakundangiye, ati naciye hano nagiye mu bapfumu, mvuze iby'abapfumu. Nibuka ikintu kimwe, abantu baza hano kuvuga ko bari amafaranga n'abakozi b'Imana, ariko ayo baribwa n'abapfumu nayo ntago yoroshye. Urumva? So ariko abantu banyumve neza, bakomerekejwe n'abakozi b'Imana batabyitwayemo neza, kuko hari n'uwambwiye ngo yatanze n'ituro rifatika miliyoni zingahe, ngo umuntu ntiyanamusengera nibura basi. Ntibari uwo bayahaye se nanjye ba muntu mara yaryo gatsindwa. Ngo agira umukozi w'Imana ngo yagatsindwa. Pastor bamuha amafaranga yanjye arayarya kandi nzamuvuga. Uzarangiza ngo uzamuvuma. Nzamuvuga ntangiye kumuteguza. N'utanzanira amafaranga yanjye uretse. Nawe ndumva ituro rikomeye, reka dukomeze. So none uwo muntu nagiye mu bapfumu n'ahandi, araza arambwira ati nsengera Imana inkuru byara. Ariko wa gatandatu ndabyibuka, mu mama yaratuye hariya mu Muhima, ndamubwira nti genda bitarenze ku wa gatatu zaba bizaye. Hari ku wa gatandatu arambwira ati nari nzi ko ugiye kumfukamaho nk'amasaha 3. Hari abantu bazi rero ko igitangaza gikorwa nuko umuntu yasakuje cyane, ahubwo gikorwa na connection ufitanye n'Imana. Gikorwa n'imbaraga ziri muri wowe imbere.
ntabwo ari ibitugu, ntabwo ari zo kwitera hejuru, ntabwo ari zo gusakuza, ahubwo ni imbaraga z'Imana ziri muri wowe imbere. Kandi koko nk'uko Imana yabivuze byageze kuri uwo munsi yabyaye kwa kabiri, Imana irabikora. Yesu aduhana umugisha rero, kandi abashyigikire muri byose, arushaho kuduha gusobanukirwa iby'ubwiru bw'Imana. Shalom. Amen.